Hi! Murakaza neza kuri YouTube channel yanjye Agape Hub. Iyi ni channel yanyu mwese nk'abanyarwanda, urubyiruko, abantu bakuze, izajya ibafasha kwidagadura, kumenya ibintu bitandukanye mutari muzi, tukigira hamwe gukora ibintu bitandukanye. Ibyo byose ni ibintu bizajya bibafasha kandi bikabashimisha. Rero uyu munsi ngiye kubereka ibintu bitandatu byangombwa cyane mu buzima bishobora kugufasha kubaho ubuzima wishimye. Hari ibintu byinshi bishobora gushimisha umuntu, bishobora gutuma ugira a happy life, bitandukanye, ariko njye nabahitiyemo ibintu bitandatu byonyine. Hari ibyatuma ubaho ubuzima wishimye, wowe ku giti cyawe cyangwa undi muntu, biba bitandukanye bitewe n'umuntu, ubuzima bwe abamo bwa buri munsi, ariko njyewe ibi ngibi ni ibintu nagerageje gukusanya by'ibanze cyane bishobora gutuma ubaho mu buzima bwawe uvuga ngo mbayeho ubuzima nishimye, bishobora kugufasha kwishima. Ikintu cya mbere cyagufasha kubaho ubuzima bwishimye ni ugufokasinga, to focus on the positive. Ikintu kiri positif mu buzima bwawe, ibintu bigenda mu buzima bwawe akaba ari byo uzajya utekerezaho cyane, utindaho cyane, umaraho umwanya wawe cyane. Niba ufite ibintu 10 mu buzima bwawe, 8 bitagenda, fokasinga kuri bya bindi 2 bigenda, uzajya ugira ubuzima bwishimye. Bya bindi 2 uvuga ati okay, ubuzima bwawe ntiburi kugenda neza, ariko urugero ufite abana, ufite umuryango, urumva ni ibintu bikomeye cyane bishobora kugufasha gutekereza ko ufite ubuzima bwishimye kandi ukagira ko ku buzima bwishimye. Icya kabiri gishobora kugufasha kubaho ukumva ko ubuzima bwawe bumeze neza, butunganye, ni ukwemera imperfection, kwemera yuko ibintu byose bitagomba gutungana. Urugero, niba hari ikintu wifuzaga ko kigenda gutya, ukiga kwemera yuko atari ko bigomba kugenda. Niba uri umuntu wiga, uri nk'umunyeshuri, wabonye amanota 80, ayo 20 abura, cyangwa wabonye amanota 90%, ukumva ko ntabwo waciye nk'amabere, ntabwo ari itegeko kuzuza ngo ubone 100%. Wujuje ni byiza, ariko utuje ugomba kumenya yuko ntabwo ari itegeko ko wakuzuza ayo manota yose ngo uyagire. Ibyo ngibyo bizagufasha kutababara, bigufashe kubaho ubuzima bwawe wishimye. Icya gatatu kandi cyangombwa cyane ni uguspendinga time n'abantu bawe. Bishobora kugufasha kugira ubuzima bwishimye. Guspendinga time n'abantu bawe, niba ufite famiye, guspendinga time n'abantu bawe, abantu ukunda. Niba ufite famiye, niba ufite inshuti, ukazajya ugerageza kubana nabo, ugasohoka n'inshuti zawe, ugasura umuryango wawe. Niba ugifite ababyeyi, ukabahamagara, ukabasura, ni ibintu byangombwa cyane bifasha, bicontributinga ko umuntu agira ubuzima bwishimye. Ikindi cya kane cyangombwa cyane kurusha ibindi bintu byose ngiye mpa agaciro, ni ikintu kivuga ngo kora ikintu ukunda. Do what you love. Kora ikintu ukunda. Ibyo bintu niwiga gutangira gukora ibintu ukunda, bizagufasha kubaho ubuzima wishimye. Kuko abantu benshi bakora ibintu badakunda, ugasanga ubuzima bwawe bwose wabayeho ukora ibintu udakunda, ibintu abantu baguhitiyemo, ugakora ushaka gushimisha amaso y'abantu, ariko wowe ku giti cyawe nta na rimwe urakora ikintu kikunezeza. Ugasanga wize ibintu udakunda baguhitiyemo, ukora akazi wanga, ukora ibintu byawe byose, nta kintu ukora wowe uvuga ngo iki kintu ndagikunda. Rero niwiga gukora ibintu ukunda, niba uri umuntu ukunda guseka, seka. Niba uri umuntu ukunda kuririmba, ririmba. Niba uri umuntu ukunda
ntihazagire umuntu ukubangamira, ntuzongere kwita ku maso y'abantu ngo se ninkora iki kintu nkunda baravuga gute, mu gihe cyose icyo kintu ugiye gukora kitabangamiye sosiyete urimo, kitari kibi kuri wowe, udahutaje mugenzi wawe, kora icyo ukunda, kora ikigushimisha, abandi bazaza nyuma ariko wowe wakoze ikintu ukunda bizagufasha kwishima. Ikindi cya gatanu gikomeye ni ukugira faith, kwizera. Ahangaha kwizera bigufasha ko iminsi yawe igenda neza, ubuzima bwawe bujya ku murongo, ukagira ibyishimo nk'abantu basenga, aho imyemerere yose wizera Imana, gusenga, kugira ibyiringiro, kugira faith, kuvuga ngo ejo uyu munsi ubwo bitameze gutya ejo bizagenda neza. Kwizera ni ikintu, iyo ufite icyizere cy'ejo hazaza bigufasha ubuzima bwawe uyu munsi kubaho wishimye. Birafasha rero kugira ibyiringiro, kugira faith yaba mu Mana cyangwa ikindi wizera cyose kigukorera, ukagira imyizerere y'uko ejo buri gihe hazahora ibintu ari byiza, bizagufasha kubaho ubuzima wishimye. Ikindi cya gatandatu ari nacyo nsorezaho cy'ibanze cyane cyanyigishije ku giti cyanjye mu buzima bwanjye, ni hagarika kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Comparaison, kwikompara ni ibintu byica ubuzima bw'umuntu, byica confidence y'umuntu, byakwicira ubuzima, utakaza ibyishimo mu buzima bwawe, nta munezero wongera kugira. Ugasanga mugenzi wawe yaguze inzu, wowe kubera ko utayifite utangiye kwigereranya nawe, kandi ntuzi uburyo yayibonyemo, ntuzi ibye, ntuzi ikintu na kimwe, ntuzi uko yinjiza, ariko ukumva buri gihe ushaka kwikompara n'abantu bafite icyo bakurusha, buri gihe uhora mbese ushaka ubuzima bwawe bugende nk'ubw'abandi. No, wowe originale yawe, ugire umwihariko wawe, wumve ko ubuzima bwawe buguhagije, wishimire ibyiza by'abandi bagezeho. Nawe hari abandi bantu bakwifuza, mbese hari n'abandi bantu babona ubuzima bwawe aricyo kintu bashaka, nawe hari ababikompara nawe. Rero guys, muri uyu mwaka tugezemo, nta bintu byo kongera kwigiranya n'abandi, nta byo kongera kwigiranya n'ubuzima bw'abandi. Abandi ni abandi, nawe ni wowe. Icyo kintu gishobora ni ukuri uzagira ubuzima bwishimye, ujye uhora wishimye. Rero ibyo ni ibintu bitandatu nari nabateguriye uyu munsi bishobora kugufasha kugira ubuzima wishimye. Rero guys, kugira ngo muzajye mubona ibiganiro cyangwa ibintu byose nshyiraho, ibintu mbateganyiriza kuri channel yanjye Agape Hub, nuko wakanda, urabona ahantu hasi handitse like, ugakanda like, ugakomanta, ndetse icyangombwa cyane ukanasubscribinga kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byanjye mu buryo bukoroheye uko ugiye kuri YouTube. Murakoze cyane, bye.